ibice ni 4 turahera ku murongo w'8 turangiza wa 12. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4 murongo w'8 turangiza wa 12. Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije 10. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. 11. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu bakwiye gukirizwamo. Amen. Ndatekereza ko ntari umushyitsi cyane hano, nta n'amezi menshi atambutse mpageze. Nitwa Mugabo w'Indekwe Yosefu, ndi umukuru w'itorero mu itorero muri paruwasi ya Gihogwe, hariya ku itorero rya Nyacyonga. Narakijijwe. Amen. Ndatekereza ko nta rindi zina ritwicaje hano kereka izina rya Yesu. Izi ni inyigisho za kabiri za Petero yigishije umwuka wera amaze kumanukira abigishwa. Bwa mbere yarigishije umwuka wera amaze kumanuka hihana 3,000. Uwo munsi sinzi itorero ryanyu rya Kacyiru niba rifite abakristo bangahe mu mibare, ariko umunsi umwe Petero yarigishije hihana 3,000. Izi ni inyigisho za kabiri yigishije ubwo abantu bari baje kureba igitangaza kihabaye. We na Yohana bajya mu rusengero basanga ikirema ku ibaraza ry'urusengero kirabasaba. Petero arakibwira ati feza n'izahabu ntazo mfite, ariko icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti haguruka. Abantu rero barahurura baje kureba igihagurukije icyo kirema. Aravuga ati ni rya zina ryahinyuwe namwe abubatsi. Yavugaga Abayuda, ariko ku Mana ryaratoranyijwe kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. Iby'ukuri ushobora kuba utazi byinshi muri Bibiliya, ariko ntibikakubuze guhamya ko Yesu ari umwami. Kabone niyo waba utazi byinshi, ujye wihamiriza gusa ko Yesu ari umukiza. Icyo kizakunanira. Mugabo umwe yagiye kubwiriza, arangije kubwiriza iteraniro ryarimo abateolojiye benshi. Mwaraza aramwongorera ati wigishije neza, ariko Yesu wamuhereye hafi. Undi aramubwira tunyihanganira, aho namuhereye niho twahuriye. Niba utazi no kumuhera hakwiye guherwa, ariko ujye umuhera aho mwahuriye. Kereka niba mutarahuye, ariko niba mwarahuye ufite icyo kuvuga. Ubundi iyi Bibiliya yose ifite ibitabo 66 Bibiliya yera. Niba utarabashije no kuyimenya yose, ariko uzakubaza ati iyi Bibiliya irimo nde, irimo ibiki, uzamubwira uti irimo Yesu. Icyo kizakunanira. Kandi uko niko kuri. Itangiriro ryita Yesu uwo mu rubyaro rw'umugore. Igitabo cyose cy'itangiriro kirimo amagambo menshi. Intego y'igitabo cy'itangiriro kwari ukugira ngo cyerekane Yesu. Kimwita ngo nuwo mu rubyaro rwande. Umunsi Imana
yajyaga guhana Adamu na Eva n'inzoka, yageze ku nzoka, hanyuma Imana ibwira inzoka ngo nshize urwangano hagati y'urubyaro rwawe n'urw'uyu mugore, ariko uzava mu rubyaro rw'umugore zakumena agahanga. Ntimugatinye Satani, tugendana uwahawe isezerano ryo kumena Satani agahanga. Turashimira Imana, haleluya, nk'amakorari yaririmbye ko mu bugingo bwacu harimo uwo mu rubyaro rw'umugore. Niyo mpamvu turitegura umunsi mukuru wa Noheli. Niyo mpamvu marayika umunsi yasuraga umwami Mariya yamubwiye ko azabyara Mariya, ati no, ese ibyo bishoboka gute ko ntari naryamana n'umugabo? Marayika aramubwira ngo umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uzavuka azitwa umwana w'isumba byose, n'uwo mu rubyaro rw'umugore. Naho igitabo cyo Kuva kimwita umwana w'intama wa Pasika. Haleluya, haleluya. Yesu ni umwana w'intama wa Pasika mu gitabo cyo Kuva. Abisirayeli bari bamenyereye ibitambo kandi barabitambaga. Murabizi yuko mu bitangaza 10 Imana yakoranye na Mose kwa Farawo, icya 10 cyabaye icya rurangiza. Imana ibwira Mose ngo ubabwire baze gufata umwana w'intama, bawurye, bawurisha imboga zisharira n'umutsima udasembuwe, kandi bawumare. Niba umuryango ari muto, bawusangire n'umuturanyi, maze ngo bafate amaraso yawo basige ku nkomanizo z'umuryango. Imana ibwira Mose ngo kuko muri iri joro igihugu cyose cy'Egiputa ndanyuzamo marayika wanjye, saba marayika benshi n'umwe, kandi ari bunyure mu gihugu cyose. Igihugu cya Misiri ni kinini, nta nubwo ari ukugitambukamo gusa, ngo aragenda anyura no kuri buri nzu areba, ngo nabona ahantu hasize amaraso arahanyura. Haleluya. Ngo iyo niyo Pasika yayo. Ubundi Pasika ni ijambo rivuga kunyuraho, ariko kunyuraho kuba ari kukugirira nabi akakunyuraho, uba ubonye Pasika. Imana iravuga ngo ariko aho atari bubona ayo maraso arinjiramo yice umwana w'ifura n'itungo ry'uburiza. Turashima Imana ko amaraso y'umwana w'intama aturiho. Muri Covid byatumye nigisha igitabo cy'ibyahishuwe nongera no kugisoma. Murabizi ko hari tracte nyinshi zabuzaga abantu kwikingiza, bakababwira bati urukingo ni ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi ushyushye iyo nkuru ugasanga ni n'umuntu wananiwe kwihana, sugira ngo hari ikimenyetso cy'inyamaswa kiruta icyaha. None se we kugifite inkuru wirwa ushyushya ni iki? Byatumye nongera gusoma igitabo cy'ibyahishuwe ndetse no kukigisha, mbwira abantu ngo nta rukingo rwahinduka ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi cyaba cyo kitaba cyo, twebwe turiho ikimenyetso cy'amaraso. Nta kashe ebyiri ku rupapuro rumwe, ntibishoboka. Turiho ikimenyetso cy'amaraso. Uzabwire Satani uti Yesu yaragutanze, yashyizeho icyo kimenyetso. Turiho ikimenyetso cy'amaraso.
muririmbyi yaravuze ngo Uwiteka umucamanza, iyo mbonyeho amaraso nta bundi bushakashatsi akora, ahita anyita ukiranutse. Igitabo cyo Kuva cyita Yesu umwana w'intama wa Pasika. Turashimira Imana, haleluya haleluya, ko turiho ikimenyetso cy'umwana w'intama w'Imana. Naho Abalewi, igitabo cy'Abalewi cyita Yesu igitambo cyeza. Ibitambo byose by'isezerano rya kera uwandikiye Abaheburayo yaravuga ngo byaratwikiraga, ariko amaraso ya Kristo akuraho ibyaha byose, tugasigara duhagaze tudatinya kuvuga ko turabera, kuko twejejwe n'amaraso. Ni igitambo cyeza. Naho gutegeka kwa kabiri, kandeba amasaha yanjye, naho gutegeka kwa kabiri, igitabo cyo gutegeka kwa kabiri kikita Yesu ngo ni umuhanuzi w'umwizerwa. Mose yabwiye Abisirayeli ati ndabizi neza ko igihe kizaza Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, kandi azava muri bene wanyu, uwo azaba ari we muzumvira. Ndabizi ko itorero ryacu ribamo abahanuzi bahanura ntibisohore cyangwa bigasohora, ariko bose bari hasi. Hari umwe gusa ni umuhanuzi w'iki? W'umwizerwa, uwo ni Kristo. Igitabo cya Yosuwa nkagikunda cyane, wenda bari naho ngarukira. Igitabo cya Yosuwa cyita Yesu ngo ni umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Yosuwa yari umusirikare ukomeye. Buriya Mose yari umushumba, ariko Yosuwa wakaba umusirikare. Abashumba bagira ibibaranga bijyanye n'umuhamagaro wabo, ntago tubitinda hayasa amahugurwa y'abashumba, ariko nawe birashoboka ko ufite n'isezerano ryo kuzaba umushumba. Ntago kuba umushumba wuzuye ijuru ryemera mbigirwa nuko bandambitseho ibiganza. Erega ijuru n'isi biranyuranye, babikurambikaho azagera no mu ijuru intebe y'ubushumba ukayibura. Cyangwa ukarinda usose, nta mpano n'imwe y'ubushumba ikugaragayeho. Icya mbere, binjya mbivuga nanjye ngahinda imishyitsi, umushumba wa vrai Bibiliya iravuga ngo yapfira n'intama. Umwungeri mwiza agira ate? Ntago numva abashumba bagenzi banjye ko twari twagera kuri urwo rwego. Cyakora numvise umwe muri Kongo mu ntambara y'Abamureri, baraje bashorera abakristo bose barabajyana, abasha guhunga n'umuryango we. Ageze ku gasozi hakurya, yumva ijwi rimuhamagaye ngo umukumbi nakuragije urihe? Yawusize. Abwira umugore n'abana ati numvise ijwi ry'umwungeri rimpamagara, mukomeze nkurikiye umukumbi. Arawukurikira, ageze hakurya ku gasozi abona abicanyi barabashoreye, arabahamagara, barahagarara, bahagararana n'umukumbi. Umukumbi ubonye umushumba wabo uranezerwa. Abwira abicanyi ati ndabizi ko mugiye kubica, nari nabashije gutoroka ndi umuryango, ariko ndi umushumba w'uyu mukumbi. None
ndabasaba ikintu kimwe, nige wizanye nzanywe no gupfana n'itorero. Ubwo mwica mujye mumwica mbere, ariko mubanze mumunyoherereze nganire nawe, maze nanjye muze kunsoza nyuma ya bose. Baravuga bati kuva wizanye icyo usabye kiroroshye. Uwo bagiye kwica bati sanga umushumba wawe, agasanga pastori akamubwira ati ijuru nakubwiraga ugiye kuribona, kandi umwami wizeye ugiye kumugeraho. Akamubwira ati kandi ntugire ubwoba, urugendo ugiye kugenda nta tike rugusaba, nta nubwo ruri bukuraze mu nzira. Ariko niba wumva hari ikintu cyagutandukanya n'ubugingo, wature. Mukristo akaturira umushumba we, akageza ubwo avuga hari igihe abarokore batura ati n'ibindi byose ntazi, Imana ibimbabarira. Akagenda akicwa. Umushumba niwe abicanyi basorejeho. Izo nkuru zivugwa n'uwabashije gutoroka. Umwungeri mwiza agira ate? Apfira intama ze. Mose yari umwungeri mwiza. Imana yigeze gushaka kurimbura Abisirayeli bakoze ikigirwamana, basigaranye na Aroni. Yazamukanye umusozi na Yosuwa. Mose agira inama Imana, ayibwira ati reka nkugire inama. Aba bantu nubica, Farawo azavuga ko wananiwe kubageza i Kanani. Igarure. Wambereye asaba abantu kubarimbura. Imana iravuga iti reka mbarimbure, nzakororotsa ugira ubu bwoko bunini nkwambutsa toya. Mose yumvise ko Imana ihariranije. Mose ati okay, noneho nsiba unkure mu gitabo cy'ubugingo, nanjye kuba mu bugingo. Abo nsoreye wabishe ntacyo bizama, mpanagura. Imana yumvise Mose agejeje aho, iti sorry, komeza uyobore ubwoko bwawe. Ariko Imana kuko icyo yagambiriye igikora, ihenda Mose ubwenge. Abo yagambiriye kurimbura bose ikajya ibica mu maseri. Mose ntiyabimenye. Uwo ni umushumba, ni umutambyi wemera kwitangira abandi. Yosuwa rero yari umusirikare. Yosuwa niyo mpamvu bamanuka umusozi bumvise urusaku rw'ibirori. Yosuwa wakavuga ati batewe, Abisirayeli batewe, intambara yabaye, twihute. Mose ati jya utega ugutwi neza wa mwana we, urwo rusaku ntago ari urw'intambara, ndumva ahubwo ari urwo ibyishimo, ni urw'ibirori. Yosuwa rero Imana yaje kwica Mose. Iyo tuvuze dutya hari abavuga batese Imana irica. Bibiliya ntituzayisiba, ivuga ko yica, kandi mujye mureka amarangamutima yanyu. Kandi impamvu tuvuga ko yica, mwe mugahinda umushyitsi mutese Imana irica. Erega ndagira ngo mbabwire, iyo impamvu gupfa ntayo biyibwiye, ntago uwapfuye ibitamubona nkuko tutamubona, ahubwo ibona yakomereje mu yindi karitsiye. Bibiliya avuga ngo ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Kandi ngo Imana ivuga ityo ngo Aburahamu na Isaka na Yakobo baramaze gupfa. Ngo ntago rero Imana ari y'abapfuye, ahubwo niyo abazima. Iyo ibona aho bakomereje. Billy Graham ni umuvugabutumwa mpuzamahanga, yagiye gupfa. Abanyamakuru baramwegera bati tubwire ese ijambo rya nyuma uvuga nyuma yuko ugiye gupfa niri? Aravuga ati nimara kugenda muranshyira kuri stati zanyu ngo Billy Graham yapfuye. Ariko ndababwira ko ntapfuye, ndaba nimukiye mu yindi karitsiye. Haleluya, haleluya.
imana yishe Mose iranamuhamba, niko Bibiliya ivuga, ndetse ngo n'igituro cye na bugingo ntacyo, niyo yamwihambiye. Marayika Satani yashatse no kuburana umurambo we, marayika aranga, aravuga ati Uwiteka Imana igira ite iguhane. Murabizi ko Mose atakomeje amategeko y'Imana. Imana rero imubwira ko atazagera mu gihugu. Mose aratakamba asaba Imana ati reka nyamuneka nzagere mu gihugu. Imana iramuhakanira, ariko yari yanemeye. Mwari muzi ko hari ibyo dusaba Imana ntibitwemerere, ariko yabyemeye. Niyo mpamvu yamugaruye ku musozi, abonekera Yesu ari kumwe na Eliya. Kwari ukugira ngo Imana imubwire ngo dore bwa butaka nagusezeranya gukiririye nabo bagejejeho. Nagize nte nabo bagejejeho. Twiyizire kwa Yosuwa. Bageze Yeriko, Yosuwa ngo yabonye umusirikare. Abona uwo musirikare ntiyambaye inifomo y'Abisirayeli, kandi abona uwo musirikare ntiyambaye na inifomo y'abasirikare b'i Yeriko. Yosuwa ntiyagiraga ubwoba, aramwegera aramubaza ati ese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Aramusubiza ngo oya, nje nonaha kuba umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Uwo yari Kristo. Ndetse bamwe bemeza ko kuzenguruka inshuro 7 atari byo byarituye inkike z'i Yeriko. Abisirayeli bazengurukaga buri munsi bagasubira i Gerugari, bakongera ejo bakazinduka bakazenguruka bagasubira i Gerugari. Ku inshuro ya 7 bazenguruka inshuro 7. Imfatiro z'inkike z'i Yeriko zirariduka. Hari uwanditse aravuga ngo ntago urusaku no kuzenguruka ari byo byarituye inkike, ahubwo ngo Imana yabaye nka wa mugore utahana umuzigo uremereye, akana kawuririra, nyina akavuga ati fataho. Noneho kagafataho umutwaro wose, nyina kawushyitsa mu nzu, nako kakaza kidunda kati ndabituye. Icyo ni Imana yakoreye Abisirayeli i Yeriko, ahubwo umugaba w'ingabo z'Uwiteka niwe waseseye mu rufatiro rw'inkike z'i Yeriko. Naho kuzenguruka kwari ukubuzabuza. Haleluya! Umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Dufite umugabo, kandi mu ijuru hari ingabo. Buri Imana iramutse iguhishuriye intambara, ingabo zo mu ijuru zikurwanirira n'umugaba w'ingabo, zigakuraho ibiteye ubwoba utarabona ngo bigukure umutima nkajye hasi, nibwo wabimenya. Turashimira Yera, turashimira Umwami, turashimira Yesu w'abantu. Ni umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Yesuwa Elisa yigeze abona izo ngabo ubwo Siriya bamutererezaga abasirikare b'i Siriya. Murabizi ko Elisa yabwiraga umwami wa Isirayeli akavuga ati ingabo z'Abasiriya ziraca, hashyira igikuta, kugeza ubwo umwami w'Abasiriya ahamagara abajenerali ati ninde muri mwe utumenera amabanga? Akagenda akajya kuyabwira abantu bo muri Isirayeli aho ingabo ziri bunyure. Umujenerali umwe abwira umwami ati ntugire uwugirira nabi, ahubwo muri Isirayeli mu mujyi witwa Dotani hari umugabo witwa Elisa.
ibintu byose, inama zose utarazana hano ngo ubitubwire, waba yabikabuze.